karama ubu arasaza Cristiano urumva Cristiano reba hano acenga oye acenga ibiki aranasaza wone wari wabona Messi yafashe ball abana iki iyo gitekereje cyatene karama ako nje byarancanze ibintu byanyu buriye ako abane singo ese ubu nese biki biki nese bwo uri mu bice Messi byo kuvuga imipira urumva muvuga imipira buri munsi ni imipira buri munsi aho mwajye mwera n'udufilime aho filime naho za convention high school byose mukajya mwireba man zikwe mutekeje neza mutone karamana ndavuga imipira nagomba mbiri ndavuga ati Cristiano Dararenze jaho kambe nijire darasa rumva ngo turaza kubona ngira ibintu by'imipira nani cyumari ntacyo mari Messi ya namva imbere ntacyo mari basi yaraseze Shania turaturo ganitse aho ngaho none se wafanya kanya gatoya kaganira ese bro mani jewe ngenda turi muri classe guhaguruka ngo ni iki kiro no hanze mani se dore iki yanjye ntubizi koko bareka guhereza ariko ubutaha ni inkwano sisi wanjye ararenze ko nabirenze narebe to yeah neza none se tuganire atari kugusobanurira none ntabyo kunsobanurira gusa ashaka twiganirira gusa uko cyababeye kiri ku rusore oya konsori se hari birenze mwana kugira ngo nyira duhe umwanya tuganire ariko nani bine mu bwiswe yari kubyumva aya none se ubwo bari gutuma twisanzura nta kibazo ahubwo hari n'akantu gakuze hari agakado nakuzaniye kagaki ngaho umeriza akagumereza se umeriza n'ubwoko kwawe wamumirije nagagoma cyangwa agasa komeza urumirize ngaho reba wabikira ufite mwana shaka kabisa noneho ndemeye cyane menshi cyane kabisa you have boyfriend cyane wabonye tica nabirenze nyine gaza no kujya class Morning class. Morning teacher. Mbese none se ko mwandemije byagenze bite? Mwarimu wigisha nabi n'abanyeshuri bimeze bite? Abanyeshuri batatu bonyine. Ni bande? Batatu bakoze igiti cye. Asoni. ariko bitage Umwanya mwakize mu mushyano kamuri mwakizamo. Sultan? Yo. Tamanuttu umunani ku icumi. Warusaze mu. Keria? Umunani wose. Keria? 9 ku icumi. Fils? 7 ku icumi. Konsore? 3.
atatu ku icumi. yari yishe umuzungu. Besi abiri ku icumi. Nina atatu ku icumi. Ariko habayeho ikibazo. Ntiwakoze neza pe nabyo. Ikihe kibazo? kubona twabonye amanota makeya nta kuntu gakwiye twazashyiramo. Mwarimu niwe ufite inshingano zo kugena amanota. Ikihe kibazo? Zabyiga mbive Yosuwa abacamanza se nabo baba muri Bibiliya. Samweli, abami, ibyo ku ngoma ntaye ni ibikiwa. Matayo reka nisomere muri Matayo rimwe, Matayo rimwe murongo wa kangahe? Abasi ibintu by'Abanyarwanda. Yanike we bimeze guteze? Rose kwambwiye kukiye ko kisanga bikira imikino wa. Ahubwo se Yesu ashimwe. Ihimbaza. Yesu ashimwe rose. Ndewe ngundi gushaka Matayo. Muhama abonye ijambo barambye ngo haba ijambo ryiza rifasha umuntu guhinduka akava mu byaha. Noneho bro banza barakuroza siguza. Singibyo byutangiye kuza. Barakuroza. Bandoga se bandusha ubwenge. Muri serie. Sha mani nje nta muntu wandoga. Ahubwo wowe nshaka kugukiranura sha. Serious? Nshaka ko mbona iryo jambo ryo muri Matayo. Muri tweta. Bashangwe na hanegera hano re. Have. Hano re. Ebana ukuntu handitse. Ngo mwene Zakariya. Mwene Zakariya cyane mwene Zekariya. Kujya muri serie wa. Mwene Zakariya. Abantu bakera wihangana bitwaga nabi ariko nyine ntacyo bitwaye umuntu arabigira akabyumva. Mwene Zakariya wanyemisi ntabwo wanyishe ijambo ry'Imana. Hano no gumye turama aho ngaho ngumye nigira ijambo ry'Imana kandi dore ubuje no kunderanja muri aya masaha. Nje mani ntabwo cyaka gusubira mu bintu by'ibyaha sibyo. Umbabarire ntunderanje rero niba ngiye kwisomera Bibiliya yanjye. Umbabarire rwose umbabarire ntunderanje sibyo. Wa mwaka wawe nde singuyu wa mwaka wawe singurane materi kujya mu ishuri kana nigira no muri class. Morning. Morning, sir. Sorry, Rick. Asa Rick. Rick ali na. Rick ali. So. 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 Sasa mbona mkuru kudesa wacha? Doain ari. Ntabwo yaje umunsi. Okay, jya mubwira abakobwa bose ko ndashaka. Kana? Bibaye byiza ubu ngubu ni ngombwa. Ndabashaka bose. Ndabakeneye bose arakana mu kugeza. Ariko Pati, ubu wiyemeje kubikirara neza usigaye unasimbuka ikigo. Ese usigaye uri umukaratekara? Icyo kizina ngo ni Patrick. Ntuzongere kukinyita. Witwa se nde wa? Nitwa Wingizo. Wingi wati? Wingizo. Umva man, ndakubwiye ngo ibyo ngiro we wigize byo kwisimbukishwa amago. Ntuzongere kubinzanaho. Koshi tugende. Sisi nawe twubane rwose. Duciringa rwose. Ari ngewe nawe ninde wubaho undi? Waje kunyitabaza se utanyubashye? Nta soni. Ninge uri kubwira ngo gutyo ngo twubahane. Ariko uyu mwana yarereweho noneho. Usigaye imiyenzi ni inturusu ni ibyuya byiki. Sisi utanuka rwose. Ni ibikoropesho n'amahomo. We tugende tugere kwa master turebye tu.
bazajya bakora abana ngo harya ngo bipfuye. Bravo. Bravo. Rusha. Nombi ya Patrick? Ntabwo ndi umubyeyi, ndi mushiki we. Uri mushiki we. Okay. Patrick rero tugiye kumwirukana. Oya, ni ukuri mutubabarire pe. Mu mubabarire bwa nyuma ngenda bizeza ko nzamukubita akanyafu akisubiraho. Oya turamwirukana. Oya no kuri babyeyi mu ihangane. Patrick. Ihangane Patrick. Ntacyo ufite cyo kwivugira koko ubu koko bavuge uko ukwirukanye ntacyo ufite cyo kuvuga. Ubuse hari uko nagize rega nta muntu usabira undi imbabazi urazisabira nanjye nkashyiraho akanje. Mubyeyi Patrick uri mushiki we? Uyu musaza wawe afite amakosa menshi cyane ku buryo kwihangana numva bikomeye. Ngiye nkanjye diregiteri ngomba kumwirukana. Mwihangane ndabizeza ko ari ubwa nyuma n'ubwa mbere agiye gukora amakosa nk'aya. Njyewe ndabijeje Patrick tubyumvikanyeho ntagire umuntu uzongera kumpamagara hano. Nta mwanya mfite urabizi ko mba nshaka ngushakishiriza ngo barampamagaye. Ubuse so umwanya nataye. Nukuri ndabizeza ababyeyi ko ntazongera ntawe ntazongera. Patrick kuri iyi nshuro ndakubabariye. Ariko irindi kosa uzamenya ko ari burundu. Abyumvikanye? Directe murakoze cyane. Murakoze pe. Murakoze. Tesha. Okay. Mwayikoze neza? Mwayikoze neza. Okay, sawa turakigendera neza. Okay, murakoze cyane. Mushaka kwisura mu mwanya. Murakoze babyeyi. Sema. Biragoye gushingira. Bambaye sinzi n'abayiyongerera ako karabara bamenya bafite ibintu byinshi cyane badushakira. Bambaye rwose sinanamukunda none inama ze za buri kanya agira ngo nzamukundira iki agira umushihaje aho abo atuye he simbizi ntabwo njya nifuza kumenya amakuru urwanya ndanga mose karabagiye no kwinjira mu kaga akora kugenda yikurura hariya cyabura kabitse ntabwo nkabyabaye ibintu nta mugore umutima njya mwenyera se mbere yasibye nanjye ntabwo ngeze mubona simbizi ntabwo ngeze mubaza nari ndabasiba mumeze neza ninde wasibye kubona mwabaye babyeyi ndagira ngo mwegere imbere wakucara aho ngaho nta kibazo abandi kugira ngo tubashe kumvikana neza abantu mwegere inyuma mwegere imbere uri inyuma mwegere imbere ndagira ngo twige ku kintu kijyanye n'imyororokere imyororokere umwana w'umukobwa uburyo ubuzima bugenda buhindagurika murabyumva ko kumwe ubundi reka tuganire ku kintu kijyanye n'imyororokere ku kintu kijyanye n'imyororokere ucyumva ikintu kijyanye n'imyororokere mucyumva mute mwumva ari ikintu kimeze gito nta muntu wansobanurira konsora mbwira umukobwa by'abanyarwanda mwisika niko bitekereza niko bibi
we niko abitekereza nawe mu byumva ukundi bitandukanye ego ubuzima bw'ubujyanye ubuzima bw'imibereho ubuzima bwawe ku giti cyawe bw'umubiri w'umukobwa ni nawe watubwira ko umeze bite uradusora bimeze gute nyerekeye ukuntu ari umubiri w'umukobwa ukora umubiri w'umukobwa ukora mwatubwiye mu maboko mukora gute tubwire mu maboko tubwire mu bari kumwumva nanjye si kumva mpagaze iruhande rwawe ngewe ukuntu mbyumva umva ndamubwira nabonye uri umwana w'intangarugero hano hari amakuru nshaka kuzajya mfata yo muri iki kigo cyane cyane kuri uriya mwana twazanye nabonaga muri kumwe sinzi rero niba wamuka nimero kawe nkajya nkubazanya ibintu bisanzwe ntago nzakugora ni amakuru gusa nkajya mubaza imyitwarire ese bimeze bite ese abantu birinda covid nk'ibisanzwe n'utuntu tutagoye pe ahubwo yinshyiriremo ubwo nta kibazo rwose nigire mirande yitwa Fisa akira uzajya kugira ngo ujye ubona airtime hari akakuru mfitiye kampe nta kibazo sawa murakoze cyane nawe urakoze umwana mwiza sawa nawe bimeze neza nyine uko ubibona ese ntihebanye gahunda n'ishuri ngiye kuriva muri ese ko minerivare zanze minerivare byaranze ariko mfite diri umwana n'iki wajyamo udukaro tukaje sirisi mani aho ngaho ku buryo nkabona minerivare zo kwishyura n'iki noneho wahita kuba umusirimu n'iki minerivare ukishyiriraho akantu ukaka kabisa mani iyo diri se ahubwo yimbwire vuba vuba iyo bizinesi se uri ready se cyane gukora business ahantu harimo amafaranga si ubwo urumva utaba ready kangiye kukubwira business ubwestaye wumva uburyo uzagiye ikora n'iki nyine nawe wake nk'ibebere ugereka kwivunza gutya ntabwo nyikihebye rwose Scott! Giveaway! Reka se! ari kuvugisha cyaca Ni cyaca mba nibereka hasa akabwira ibintu byakobwa ngo ntukibikoze. wapi kabisa Ntabwo gikozwe ibintu byakobwa wavuze ko mvuye kureba ikindi cyana gisha. hehe Araye fusha. wapishe muri tetse no nsige nibereye ndeba bakaritiye abo ku ishuri sinzi Kana nako ni keza. yihorere Ariko muhu inyuma. ahubwo man shakiya pase ziki cyane abonye mugenda neza Ariko arabikora da. Yabigukorera. None ni byiza pe. nabwana bushasha bwandikisha hano
umwana warapfa mwawe maboro usibye ko nabuze uko amuvugisha nibi sitempa by'ifeke n'iki ariko se uba wifuze n'ibyo wambara silipa ku ishuri silipa ese ubugize ngo ibintu by'ibikoto bifunze ntabwo bikimbe ujye unyuzaho n'udusabo basi n'iki bodaboda nizo muri dushe bodaboda banza mvuye dushe none se cyane nyine ni ubwo nambura abo nkaragute cyane namba ndazi bwape none nawe muraganira wapi ni cyano hirya ako ngomereka cyara kubunurisha wapi cyanyanye kwa animateri mani gituma bankata amanota yanjye n'iki nicyo kimfasha kurenga igipangu kubyumva none se nyine ngo ibintu by'abakobwa ngo turarengaga gute uyu munsi umunsi ni kujya kwiyoroshya tugerageza wane mwavuganya wane twavuganya ariko ya my pass n'iki aka ngaka ubona kabona da okay none se nyine ngo ibintu ngo by'ibigo ngo gusohoka ngo n'iki mwana ngo muri iyi minsi ngo bizanyishijwe ubuntu bw'ubuyobozi ngo bugenda bucunga wabyiwe hariya none hari umuyobozi naje masanje yahise ambwira ngo njye kogosha kandi nta nubwo babazi ko mugani ufite umusatsi koramo wumva ariko uzi umukobwa uyu nguyu yakozemo mani drip yigendera ahita yumva ko yahashashe urumva none se wajya nzamenya ugendana n'abakobwa ariko n'iki nta mubiri wakoze ushatse kuvuga yuko abakobwa batanyime wapi ishati tuba twazuzuye akamugana ku gashati gakugwaho nanjye iki gipantaro kiri kungwaho bakazakoza ngo nicyo kiri kubikora umva se tujya n'ino cyitwa cya gikobwa ikizi ibintu by'ibikobwa ni iki Karame shusho be. Allo. Ese ko umaze neza ntari? Oya, meze nabi. Meze nabi? Shusho. Hari akantu nshaka kukubwira. Wambwiye ko nta kibazo. Ntubizi se? Kuri phone? Mbaza kuri phone nta kibazo. Mbaza kuri phone. Kuri phone nta kibazo. Ni byinshi. Mbwira ndifuna. Ese ko gikunci inyuma ufite abandi bakobwa. Sheri ntabwo naguca inyuma ngo ufite uri umwe wenyine. Ushima gute? Nyine. No. No way. Nyine. Nashaka kukubwira. Ari mu mategeko maze iminsi mfite iseseme. Ndi no kuruka nyine n'iserere.
natashye no ku ishuri ngo ese ntabwo uri kubyumva ariko kumvira ntabwo ndi kubyumva neza. Ufite iseseme, wavuye kwa muganga. Oya, sabaye gutwara okay, it's okay. Reka nze ndakureba.